Hari ikosa nakoze muri mentorship nk'abanyeshuri ko rimaze igihe kirekire, ariko ikosa mbona naribonye uyu munsi ko bikabije. Ndagira imbabazi, ndaje mbasobanurira ibyo ari byo, ngiye kurikosora ku buryo ngiye kubikora neza kurushaho. Hanyuma ibintu ngiye kuvuga muri no video ubishire ku mutima, uri umunyeshuri cyangwa se uri umuntu ushaka kwiga, cyangwa se niba udafite gahunda yo kuza kwiga muri House Church College, ubishire ku mutima, bizagufasha mu rugendo rwawe rwo ku trading forex, bizagufasha cyane. So ntujye kure naho mukanya. Uraho neza, nitwa Coach Nasi. Niba ari ubwa mbere umbonye ukaba ubonye YouTube channel yanjye cyangwa se video zanjye, nguhaye ikaze kandi ikiganiro nikugufasha uze gukora subscribe kandi uliking iyi video kugira ngo n'abandi bantu bayibone. Hanyuma ikindi nuko ubaye wifuza kwiga forex, dufite waza kunyandikira kuri zo nimero uri kubona kuri screen 0783012011. Ikindi nuko dufite amasomo twashize kuri website, uri kuyibona. Ubu bisigaye byoroshye ku bantu bashaka kwiga bigiye kuri website, ubu bisigaye byoroshye. Niyo ngiyo ni housechurchcollege.com. Waza amasomo ntago wayabona utabanje kwishura, ariko ushaka kwiga uze kunyandikira kuzo nimero naguhaye. Hanyuma ku bantu babiga private nabo ni karibu muze mwige, bitabaye ngombwa kunyura kuri website. Hanyuma navuga nti karibu kabisa, ngwino wige kugira ngo umenye forex trading. Hanyuma ikindi nshaka kunyemerera noneho tukajya muri insanganyamatsiko y'uyu munsi, kuko ni insanganyamatsiko ifite agaciro cyane, cyangwa se ni insanganyamatsiko iri ku mutima wanjye. Hari umuntu abwiye nti iyi video ngiye gukora ni imwe mu mavideo navuga ngo y'inkoramutima, akora ku mutima wanjye cyane. Kuba iyo kora video rero ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko ibintu ngiye kuvugamo biraza kugufasha. Ndavuga reka nguhe inkuru ingero ebyiri z'ibintu byambayeho. Ngira umunyeshuri ndi kwigisha, baranye igihe, umunyeshuri inshuti yanjye, abanyeshuri banjye abari inshuti zanjye. Hari abo tuba turi closed kubera ko navuga ngo babanyegereye kubera ko tugira ibyo duhuriramo. So uyu nguyu we hashize igihe yaje atangire kwiga, yabanje kunyereka uburyo asanzwe acuruza, yabikoraga nk'urusimbi. Noneho arambwira ati nshaka kubyiga ku buryo nabikora mu buryo bwiza, ibintu byo kubikora mu buryo bw'urusimbi nkabireka. So ndamwakira, ariko urumva akantu ko gukomeza gucuruza mu buryo bw'urusimbi yabikomeje, ariko nanone ari kwiga. Hanyuma rimwe mubona ari kubyereka abandi banyeshuri. Navuga ni ibi bintu bishobora kuzatuma abanyeshuri batumva amasomo neza, bibwira ko uburyo ari gucuruza ari bwo buryo bwiza, kubera ko babona bimuha umusaruro. Akenshi iyo umuntu ari urusimbi ntabwo akwereka ibihombo yagiye agira, akwereka nyine akwereka ibyo yagezeho, akwereka inyungu. Nacyo kintu abantu ba flipping ama account batajya babereka. Ntabwo babereka izo batwitse, ntabwo babereka izahombye, babereka nyine izungutse. So mbonye ari kubibereka, nahise ngira igitekerezo, ndavuga nti reka nzabereka uburyo bwiza bwo kubikora. Nubwo ari urusimbi, ariko hari skills bigusaba, kugira ngo byibuze unabikore ufite byibuze urugero rwo kurinda igishoro cyawe, nubwo toujours aba ari gukina urusimbi. So niba nahise nkora video ndi kwereka buryo ki abantu babigenza kugira ngo baflippinge account. Kuva icyo gihe simbikora, ntabwo nya flipping ama account ko ni urusimbi n'ubundi, ariko navuze nti kambikore mbereke ko babibona uburyo ushobora kugerageza byibuze kurinda igishoro cyawe nubwo waba uri guflipping account, nubwo n'ubundi abari urusimbi, ariko hagiyemo akantu ka security ho gatoya. So byatumye nkora iyo video. Ibyo ni ikosa rya mbere, kuko nabaye nk'umuntu usa nkaho ushigikiye ko umuntu ashobora guflipping account, ashobora gukina urusimbi. Nabaye nk'umuntu ushigikiye gukina urusimbi,
nubwo ntabikora, nubwo nababwiye nti ni bibi, nubwo nababwiye nti birimo riske, ariko urumva sinabirwanyije ku rugero nakagombye kuba narabirwanyijeho. Ikindi rindi kosa nakoze n'undi munyeshuri bibaye ejo bundi, actually byabaye ejo, yarambwiye ati nshaka gukomeza gutradinga crypto trading. Yaje kwiga forex, yarasanzwe atradinga crypto ariko nabyo yabikoraga atarabimenya neza. So aravuga ati nshaka kwiga buryo ki ba tradinga, mubwira ko nigisha forex. Hanyuma aravuga ati nta kibazo, azariga, ariko mu gihe ataramenya gucuruza, aragiye no kuri demo account, arambwira ejo bundi mu minsi ishize, mu cyumweru gishize, arambwira ati ndifuza gukomeza gucuruza crypto, wenda forex yo nazayijyamo ari uko namaze kubimenya neza. Bon, nihutiye kumwemerera, ariko nyuma nibwo nabitekerejeho nsanga nakoze ikosa. Ndamwemereye ko ajya gukomeza ibya crypto uko yari asanzwe abikora, ariko ari crypto ari forex byose bicuruzwa kimwe, byose na strategy namwe. Ndamubwira nti no, nyuma nambwira nti ntubikore kubera ko uzahomba amafaranga yawe, uzayahomba kuko nturamenya gucuruza, ushobora kuzamo amafaranga menshi. Arambwira ati nta ribi, reka jye mbijyemo, nta ribi, nta kibazo. Arambwira nti nta kibazo, ariko urabugiye gukora amakosa. So yaragiye, ikintu ahantu yatumye nkora amakosa, kumwemerera kubikora byose siyo makosa ndi kuvuga, kuko umuntu mukuru n'abantu bakuru, abanyeshuri banigisha abantu bakuru bafite uburenganzira bwo guhitamo icyo bari bukore. Ariko ikosa hano arikoze nuko nyuma yavuye agaruka, aze kunyumva sindi kumuseka, sindi kubifata mu buryo nkaho yagushije isano. Oya, twese twigira mu makosa twagiye dukora. Byifashishije kubera ikintu cyambayeho uyu munsi nibwo natangiye ku flipping iyo account. Hari impact byangizeho no kuri account yanjye, donc account ye umva ni gufata riske, mbaye nk'usimbuka. Donc ikintu cyakoze niki, yahise ambwira ati mfasha kubera ko nafashe amafaranga ntabwo ari ayanjye, amafaranga nagiye gucuruza ntabwo ari ayanjye, kandi ngomba kuyasubizaho bitarenze mu minsi 3 iri imbere. Rwose birenze ibi bintu biraba byabaye catastrophe, murabyumva ntagiye mu detail. So bitewe nuko yampaye detail zose, nahise numva umutima w'impuhwe uje, ndavuga nti reka mufashe. Nihutira kujya kumufasha, ndamubwira nti nzagufasha, nti iminsi ngiye kuyifata, ari cyo kintu ndi gukora cyonyine. So uyu munsi ndi kubikora nibwo nabonye impact byangizeho, mbese binyereka za ngaruka mbi. Donc ndi guflippinga iyi account, ariko ngitangira tendance yo kujya gukora kuri account zanjye, kuko ndi kubona kuri harimo opportunity. Yatumye mpomba amafaranga, nubwo nagaruje, ariko yatumye mpomba amafaranga mu byo ntatekereje kuri account yanjye. Sanga nibwo nakoze realisation y'ububi bwa cya kintu cyo guflippinga ama account cyangwa se kugamburinga. Ni ikintu kibi ku ruhe rwego. Ni ikintu kibi kubera ko kirakwafekta, ni nk'umwuka. Ndaje sinzi uburyo nakivugamo. Ni nk'umwuka, it's like a demon, nkaho wagira ngo ni umwuka uri kugusunika gukora ikintu runaka. Navuye mvuga nti bya bintu nubwo ntabikoraga, ntabwo nari nzi ko ari bibi kuri no rugero, kubera ko nubwo mbere ikintu cyari kimbayeho, aho ni guflippinga account, ariko ndi kubona opportunity, ndi guhita njya kwibagirwa ko kuri account zanjye hari amategeko nubahiriza, kubera ko nagiye muri iyo mood yo gucuruza, ngiye gukora amafaranga menshi mu gihe gitoya. Nsanga ntibikunda ko iyo myuka iba, donc iyo mikorere iba mu muntu umwe, akenshi wisanga kimwe cyatsinze ikindi. So nibwo nagize iyi realisation, ntanibuka amagambo Yesu yavuze ku bijyanye n'amafaranga. Reka njya bigusomere, ariko kuvuga kuri Mamon. Nese nibuka ayo magambo, ndavuga ni wow, cya kintu ni kibi kuri runo rugero, ntabwo nari nzi ko ari kibi kuri runo rugero, ngiye kukirwanya nivuye inyuma. So reka ngibusobanurireho gato, noneho nkubwire uburyo Yesu yamfashije muri no minsi. Actually yakomeje kugenda mentoringa. Ndakubwira
ibyo yagiye anyereka, ntabwo ndi bukubwire amadetaye, ariko ndakubwira uburyo yagiye anyereka mu gihe cyashize, uburyo yagiye anyereka hatangiye kuza akantu uyo mwuka urumva gutangira kubitorera, ntabwo ari ibintu natoreraga, ariko kuba naratangiye kubitorera byatangiye kugiraho ingaruka. So ndaje ntujya kure, noneho nkubwire icyo Mamoni icyo Yesu yabivuzeho, noneho nkubwire n'icyo ye yanyeretse personnellement, icyo yanyeretse nkwiye kwirinda, nawe ukwiye kwirinda. Navuze ko iyi video uyitondera, uyishire ku mutima, ibyo ndibikubwiremo byakugirira akamaro kandi bizakurinda mu rugendo rwawe rwa forex trading. Naho mu kanya ntujye kure. Okay, nari nkubwiye ndaje nkubwire amagambo Yesu yavuze. Ubwo yaravuze ngo ntabwo ushobora kuramya abami babiri, ntushobora kuramya Imana ngo naramye amafaranga, ntibishoboka. Yari kwerekana ko amafaranga ubwayo ntabwo ari mabi, ariko kubera ikintu kiri mu mitima yacu yagereranyije n'ikigirwamana. Byumve, ibigirwamana abantu bajya basenga, ibiti, abantu batemera Imana, ubwabyo nta mbaraga zigira, nta mbaraga bigira, nta bushobozi byifitemo. Ariko faites attention, ubyitondere cyane. Hari igihe abadayimoni babyifashisha, ugasanga cya kigirwamana hari ibitangaza gikorera abantu babyizera, donc bakibaza ngo bakibwira ko ari cya gishushanyo kibakorera ibitangaza, kandi ari dayimoni iri behind y'ibyo, iri inyuma y'ibyo bintu. Hakaba hari ibintu byakoreka, wowe ukibwira ngo cya kintu cyabikoze, kandi ari dayimoni uri kubikora. Kuba Yesu yaravuze ko amafaranga ari ikigirwamana kuri benshi, kandi udashobora gusenga Imana ngo naramye amafaranga bidakunda, ndagira ngo wumve ko hari spirit behind, hari umwuka. Ntabwo ari umwuka ukorera mu mafaranga ubwayo, oya, ni umwuka ukorera mu mitima yacu, ukorera mu mitima y'abantu, kuko abadayimoni baba bashaka n'ubundi gushukashuka abantu. Amafaranga ubwayo ari neutre, ibiti abantu bakoramo ibigirwamana biri neutre, si byiza kandi si na bibi. Actually iby'Imana rero ni byiza, tufata ko ari byiza. Ahubwo umudayimoni azashaka umutima wawe. Now, kimwe mu bintu dayimoni yuririraho kugira ngo uhinduke umucakara w'amafaranga. Amafaranga mu by'ukuri ni umukoresha mubi cyane, iyo wowe utabasha kuyakoresha, ahubwo ari yagukoresha muri essence. Donc gushaka gukira cyane bikabije, ubyumve ngiye kubivuga nitonze, gushaka gukira cyane ubwabyo si ikibazo, ahubwo ikibazo kiba kubera ko ushaka gukira cyane. Ibyo bintu uzabikoresha iki? Kuko ku mwana w'Imana, ku muntu ukunda Imana, ku muntu uramya Imana, ubutunzi buhinduka umugisha ku bantu benshi. Ntabwo dushaka gukira kugira ngo twiyemere ku bantu, ntabwo dushaka gukira kugira ngo tugure ibimodoka. Kwa kundi aba forex trader benshi nabonye bagiriye umuco wo kwerekana ibyo bagezeho, kwerekana imodoka bamaze kugura bikomeye, ibizu bikomeye. Donc n'abantu bafite icyo kintu kitari cyiza cyo gwena, donc biyerekana byamaze kuba actually biri mu bintu, navuga ko byambika isura mbi forex trading, bituma forex trading koko ifatwa nk'aho ari urusimbi, kuko abantu babibona batazi forex trading bihutira, bashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo bagere ku byo abandi babonye bagezeho. Byumve neza, kugira amafaranga menshi si ikibazo, ahubwo ni impamvu ushaka kugira amafaranga menshi. Ese urashaka ngo uyanezererwemo, uyakoresherezemo Imana, ufashe ababaye, cyangwa ni juste kugira ngo wumve kuri hejuru y'abandi bose? Now hari ujya kuri Google wandike uti is Mammon a demon, wandike donc ubaze Google, ese Mammon ni daimon? Reka wumve ubusobanuro bampaye. Yes, Mammon is widely personified as the demon of wealth, greed and avarice. Donc Mammon ifatwa nka daimoni y'ubutunzi. Donc ni umwuka wihishe inyuma y'amafaranga, ubutunzi, materialisme. Uwo mwuka mu by'ukuri, ni umwuka ukora uko ukoresha, ushingira ku mitima y'abantu, ushingira ku imitima y'abantu bashaka.
abadayimoni Satani arabizi ushaka gukira cyane kugira ngo wumve kuri igitangaza urenze. Arabizi ko abenshi badashaka gukira kugira ngo babere umugisha benshi. Arabizi ko abenshi bashaka gukira juste kugira ngo bumve ko bararenze, bafite byose bakeneye. Icyo ngicyo nicyo Satani agenderaho, ashingiraho. Dayimoni nicyo ashingiraho kugira ngo noneho agufate, agushira muri wa mutego. Urashobora kumva ese bino bintu biraza guhuriraho na forex trading. Ndaje mu kanya rwose ntutinde, ndaje nkwereke aho bihurira, mubwire ngusharinga an experience nicyo Yesu yanyigishije mu bihe byashize. Ibyo yagiye anyigisha ndamushima. Unyumve impamvu muvuga, buri muntu wese avuga uwo yirata, avuga uwo akunda, avuga uwakugiriye neza uramurata. Niyo mpamvu ntafite isoni yo kubivuga, byo kumuvuga n'ibyo aba yankoreye ntabwo mfite isoni yo kubivuga. Ndamushima cyane ko amentoringa no muri business ko nkora ara mentoringa. Nagize moment usanzwe yego, ariko Yesu yakomeje kumenta, niwe mentor wanjye uruta abandi bose. So nawe yakore wanzanye muri forex trading, ariko noneho arakomeza ka mentoringa. Naje ndaza kubikubwiraho ntujye kure, ndacyakomeje. So muri iyi definition yindi, the word mammon comes from the Greek word mammonas. Donc iyi definition ujye ku ni website yitwa Got Questions, ivuga ko iri jambo mammon riva mu jambo ry'Ikigiriki yitwa mammonas. Similar root words exist in Hebrew, Latin, Aramaic. Donc iryo jambo risa nkaho rihura no mu zindi ndimi, byose bikaba bisobanura mammon, bisobanura amafaranga, ubutunzi, cyangwa se material possession, cyangwa se ibintu bifatika umuntu aba afite. So donc ndagira ngo wumve ko amafaranga ari ikibazo. Still nanjye ngiye tendency yo kubivuga ko amafaranga ni mabi. No, ikibazo si amafaranga, ikibazo ni imitima yacu. Ahubwo ayo mafaranga Satani ashobora kuyifashisha hamwe n'imitima yacu, byifashisha aya mafaranga kuko tuzi ko ari buducyo dushaka cyose. Amafaranga akaduhindukira ikiyuwamana, kandi behind ikiyuwamana cyose haba hari umwuka uri satanic, haba hari umwuka uri demoniac, uri mu badayimoni. Now nari nkubwiye nti ndaje nkubwire icyo Yesu yanyigishije kuri iki kintu, kuri forex trading. Ubwo nagira ngo ubanze wumve ko muri forex trading nagira bako siho honyine muri business muri rusange, pasema muri business. Ikibazo no mutima, ikibazo ni attitude tugira, ikibazo ni uburyo dufata amafaranga, ikibazo amafaranga asobanuye iki kuri twebwe. Donc ikibazo ni imitima yacu. Abadayimoni rero baprofitira kuri imitima yacu ifite inyota cyane y'amafaranga, ishaka gukira cyane, kandi gukira cyane udafite impamvu nziza. Impamvu nziza ndi kuvuga uzumve neza. Gukira ugamije kugirira neza abantu, ugamije kuzafasha benshi, atari kugira ngo wiyemere, atari kugira ngo wemeze abaginga bagusuzuguye bagize gute. Iyo ufite umutima wo kuvuga ngo ndashaka gutera imbere kugira ngo nzabere umugisha benshi, nzabere umugisha, nzakorera Imana, ubutunzi bwanjye buzagirire neza, buzafasha ababaye, buzafashe abashonje. Yego sindi kuvanamo ko ijambo ry'Imana ritwemerera ko natwe ubutunzi dukwiye kubunezererwamo, bufite akwiye kubunezererwamo, ariko ni ahantu ni Satani ajya yifashisha kugira ngo akomeze kuyobya abantu benshi, kandi agushe n'abahagaze. Ariko ntekereza ko ku bana b'Imana baba ari safe niyo bagiye kuyoba, Yesu arabagarura. Reka mukanya nze nkubwire noneho hari ibintu bibiri Yesu yanyigishije kuri iki kibazo cyo kuramya amafaranga, kuri iki kibazo cyo gushaka gukira vuba, kuri kibazo cyo gushaka ibintu bitwafekta cyane muri forex trading, biratwafekta bigatuma udashobora kuba profitable muri forex trading. Bifite ingaruka zikomeye cyane, ari nayo mpamvu ndaza kubigeraho. Impamvu nkoze ino video no kugira ngo iki kintu ngihagurukire mu ishuri ryacu muri House Church College, tugihagurukire tukirwanye, ariko cyane cyane tubivuge kuri YouTube, tubivuge byibuze haboneka abantu bavuga bati ibi bintu byo gukina urusimbi tubirwanye, abantu be kwerekana forex nkaho ari ahantu ho gukinira urusimbi.
So ntujye kure, ndaje ubwira ibintu bibiri Yesu ya mentorinzeho, yanyeretseho ko il faut faire attention kuri bino bintu bibiri. Nongeye kugwa karibu. So nanjye mbwiye n'ibyo bintu bibiri, actually si ibintu bibiri, ni ikintu kimwe ahubwo yakinyeretse mu buryo bubiri. Ubuhe buryo rero? Icya mbere, umuntu ushaka kugera ku bukire vuba, umuntu ushaka kugerayo vuba, donc umuntu ushaka gutera imbere vuba byihuse, gukira byihuse, muri forex trading nicyo kintu abenshi basunika bapushinga iyo bari berekana utu accounting ba flipinze amadolari 10 avuyemo amadolari 500, amadolari 1000 avuyemo ibihumbi 10. Ntabwo baba babizi ko bari gukangura ya mitima y'abantu ikeneye gukira vuba mu gihe gitoya. Ntabwo ndi bukubwire detail uburyo yabinyeretsemo cyangwa se uburyo yabimbwiyemo, ariko nabivuga muri ano magambo abiri. Niba ushaka kugerayo vuba, ushobora kuzisanga n'ibyo wari ufite byose byaragushiranye, usigaye wambaye ubusa, nta kintu gifite. Bisubiremo, niba ushaka gukira vuba, noneho plus muri forex trading, niba ushaka gukira vuba, actually no muri business nazo zose, niba ushaka gufata inzira gukira vuba, bizarangira n'utwo wari ufite twose tugushiranye, twose dushize, usigare wambaye ubusa. Icyo kintu ntekereza ko yatangiye kubona nanjye ndi gushaka gufatanya byombi. Nshaka igihe biri ngombwa nshobora guflipinga, simenye ko ngiye kwitoza, nshobora kubikora, si wo mucyo wanjye, ariko najya nkabikora, sinumvaga ko ari ikintu ntakwiye no gukoraho, sinkwiye no kugikoraho, ariko uburyo yabinyeretse mu buryo yabinyigishijemo, ariko akumbwira ngo ufite attention, ntushaka kugerayo vuba, bizarangira n'utwara ufite twose utubuze, bizarangira wisanze wambaye ubusa. Ubundi buryo bwa kabiri yabinyeretsemo, nushaka kunyura muri shortcut, ibaza umuntu mutangiranye urugendo, muri kugenda mutangiranye urugendo rwose muri ku rwego rumwe, we ahisemo kunyura mu nzira nziza, inzira yabugenewe agana nyene kuri rya terambere, ahisemo kujya mu nzira nziza. Wowe uhisemo ama shortcut, uhisemo kunyura mu tuyira twa bugufi, mu tuyira tuyira twapanya. Anyeretse ko uyu wanyuze mu nzira nziza atanyuze ku ruhande, bisa nkaho uyu nguyu ari uzatinda, wowe usa nkaho wabonye akarakursi kari butume ugerayo vuba. Uyu azagutanga kugerayo kubera iki? Azagutanga kugerayo rwose kubera iki? Kubera ko izira kursi wagiye unyuramo uzasangamo imitego myinshi cyane, noneho utigihe cyawe uhangana n'iyi mitego mu cyimbo cyo gukomeza urugendo. Noneho wa wundi wafashe inzira, mwihanganire niba muri kumvisa ko wa wundi wafashe inzira nziza, ubone pam ari kugenda guciyeho rwose, kandi ari kugenda yemye nta kibazo afite. Nushaka guca muri rakursi, uzahangana n'ibibazo byo guhora uhomba, wungutse menshi. Niko abantu ba flipping ama account bimeze. Donc iyo amaze kwitoza wa mwuka wa gambling, nemera ko hari a demon behind, hari daimon ibyihishe inyuma. Umuntu witoje umwuka wa gambling uzahomba amafaranga menshi. Kubera ko uzahomba amafaranga menshi, uzahomba menshi kubera ko iyo yabonye ubona menshi, niyo uhombye ugahomba menshi, kandi kubera ko hari igihe uyabona kandi ukabona menshi, bizakugora kubireka, bikugore kubireka. Noneho na daimon aza gufatiremo rwose ibingeso utazapfa kureka. Noneho wisange muri forex wabaye nk'umuntu wizengurukaho, byakunaniye kugerayo, uhora wizengurukaho kuko uyu munsi urayabona ejo ukayahomba, uyu munsi ukayabona ejo ukayahomba, kandi wagiye buhoro neza anyuze mu nzira nziza, we yaragezeyo. Iki kintu ucyumve bikubera isomo, cyane cyane abantu turi kwigana, abantu turi kwigisha. Ucyumve bikubera isomo. Icya mbere, nushaka kugerayo vuba, n'utwara ufite twose uzatubura. Icya kabiri, nushaka kunyura muri rakursi,
abanyuze mu nzira nziza bazagerayo, wowe ukizengurukaho. Mu bantu bakizengurukaho babikinye nk'urusimbi, byarangiye nyine Forex bayise ko ari umukino w'urusimbi. Abandi bati ni scam ya mbere ibaho, nta kuri kubamo. Donc so abagiye ba failinga muri ubwo buryo bashaka izindi mpamvu zatumye ba failinga kuruta ko bemera ko ari bo ntandaro yo gutsindwa kwabo, ntandaro yo guhomba kwabo. Nibo batumye bagira ibihombo bikomeye bingana gutyo. Rero kubera ko adashaka kwemera iyo realite, kuko mu by'ukuri iyo wemeye ko ni wowe byavuyeho, ni wowe wihombeje, mu by'ukuri ugiye gukira kuko birumvikana ko ubonye ikibazo ko cyari wowe, ushobora guhindura. Ariko igihe cyose uzabona ikibazo ari isoko, bari manipula ibiki, Forex ntabwo uzayishobora. Niyo mpamvu abenshi bahita babivamo. So ndashima Yesu cyane ku uburyo anyobora, ndayimushima cyane, kandi niyo mpamvu ndi gusharinga ino experience kugira ngo iki kintu uzakirinde utazahora mu bihombo bihora wizengurukaho. So ndashaka gusoza kuri kino kintu. Bashaka kubabwira uburyo muri House Church College turi kubikora n'uburyo nifuza gukomeza kubikora, kuko iki kintu numva aho ijwi ryanjye rigera ku muntu wese ushobora kugeraho, yaba ari umutrader cyangwa se ushaka kubyiga. Ndifuza kurwanya ikintu cya gambling, ndifuza kurwanya ikintu cyo guflipping ama account bantu mubibona kuri YouTube mukashaka kubyigana mukibwira ko byo gucuruza rwose bisezereho rwose. So ndagira ngo mbwire uburyo muri House Church College tubikora cyangwa se twifuza gukomeza kubikora. Mu by'ukuri intego nyamukuru ya House Church College ni ukugira ngo dufashe abantu kumenya forex trading kandi bakabikora mu buryo buri professional, mu buryo bwa kinyamwuga, apana ibintu byo kugambulinga. Kugira ngo tubigereho twihaye gahunda y'amezi 8, actually naramanuye shaka amezi 6. Ni gahunda iteye ite? Nifata ko ibintu ushobora kubimenya, strategy ushobora kuyimenya mu kwezi kumwe. Ushobora kumenya strategy twe twigisha dukoresha, noneho ukwezi kwa kabiri gukurikiraho ukakumara uri muri demo account kugira ngo urebe niba bya bindi wize noneho ubasha kubishyira mu bikorwa kandi bigakunda. Iyo ku kwezi ko muri demo gusoje bigaragara ko wungutse, kandi nareba historique yawe, nkareba uburyo wagiye ucuruza, kuko ushobora kunguka ukanunguka cyane ariko waracuruje gambling, wacuruje ukina urusimbi. Ikintu rero ndeba niki, iyo abanyeshuri, donc umunyeshuri araza ukwezi kwa mbere, fata ukwezi kwa mbere aba yamenye strategy, ukwezi kwa kabiri akajya muri demo. Donc kugira ngo umunyeshuri ave kuri dufate ko ageze kujya kuri demo, tureba niba yatsinze, ko tugira ama levels, tugira level ya mbere, level ya kabiri, level ya gatatu, aho hose abagenda yiga. Level ya kane nibwo abageze kuri demo account. Kuri level ya kane, kugira ngo ajye kuri level ya kane nuko yatsinze za level zose. So kugira ngo noneho ave kuri level ya kane, ubwo avuye kuri demo ajye kuri ri account acuruza amafaranga afatika, ubwo ni ukwezi kwa kabiri. Bisaba ko ndeba muri historique uburyo yagiye acuruza, nkareba niba yaracuruje neza atakinaga urusimbi. Iyo mbonye yarungutse kandi atarakinye urusimbi, fata ko yamaze kugira experience, noneho ashobora gutangira gucuruza amafaranga afatika. Ariko nabyo agiye kwiga ko amafaranga afatika n'amafaranga ya demo yatandukanye. Muri demo acuruza amafaranga adafatika, ariko noneho gutangira gucuruza amafaranga afatika. Donc urumva itandukaniro ntabwo riba kuri demo cyangwa se ri account, icyo tandukaniro cyane ku isoko bari rimwe, ahubwo itandukaniro riba wowe amarangamutima acuruza izo konti ebyiri abatandukanye. Ubwo uva kuri level ya kane ujya kuri level ya gatanu, ugiye gucuruza amafaranga afatika. Ikintu rero dukora niki, nuko nkuzana muri groupe y'abantu nigishije bageze kuri ri account, bakaza tugacuruzanya muri groupe level 5. Ubwo ugeze kuri level ya gatanu tugacuruzanya muri groupe, bakareba uburyo ncuruza, uburyo mfata ama order yanjye, mbese naho ubukomeje amasomo. Urumva ni gahunda y'amezi 8, 6 gutyo.
urumva ukwezi kwa kabiri wagusoje muri demo, ukwezi kwa gatatu utangiranye n'amadolari 100, amadolari 50 kugira ngo ucuruze demo, ucuruze real account. Aho rero naho ubutangiye urundi rwego rwo kugira ngo umenyere gucuruza amafaranga kandi ucuruze mu buryo buri professional, apana ibintu byo kugamburinga, ntabwo tubishyigirana gatoya. Aho rero muri level ya gatanu ni bigenda bite? Abanyeshuri banje babyumve, nawe babwiye ariko ndabisubiramo. Icyambere uyizamo ari uko wagiye kuri real account kandi ukoresheje link yanjye, kuko buri munyeshuri gucuruza mba ngomba kubona ujye gucuruza kugira ngo wahombye bikabije. Hari uguhomba bisanzwe ariko hari no guhomba bikabije. Iyo mbonye umuntu wahombye bikabije, natangiye baganiriza mu gikari, ariko mbishyira muri groupe ukarobana nkavuga nti wewe wahombye gutya byagenze biti, niki cyatumye uhomba gutya? Kuko mbabizi ko SWAT yashatse kugamburinga, yashatse kunguka bikabije mu gihe gitoya. Kubera ko ndi kumwigisha gucuruza mu buryo buri professional, ngomba gushiraho ako kantu ko kuba tough, ko gushiraho pressure yuko ibintu agomba kubikora mu buryo bwiza. Donc kugira ngo uze kuri iyo level ya gatanu nuko wanyeretse ko demo wayicuruje neza, nkabibona nkareba historique nkabona ko wacuruje neza rwose, wungutse kandi wacuruje mu buryo bwiza. Ndaguha link ukinjira still kuri link yanjye kugira ngo nge ndeba uburyo uri gucuruza noneho uburyo bwa buri munsi. N'ubwo kwezi kwa gatatu utangiye kwezi kwa gatatu, ugiye gucuruza hagati y'amezi andi mezi 3, amezi 3 bahita ba amezi 6, hagati y'amezi 3 n'amezi 5 ucuruze turi kumwe ndebe. Ubwo ndashaka ngo ugire umuco wo gucuruza mu buryo buri professional, mu buryo bwa kinyamwuga. Donc bijye mu maraso, ubyitoze ku buryo nawe uzanga ibintu byo kugamburinga, ubyange burundu, ubyange urunuka. Nibwo uzaba umu professional trader. So ngira ngo izo nzira zose muri kuzumva muri House Church College nuko rero tubikora. Niko noneho nifuza kubikora noneho kurushaho. Ntabwo nabikoraga kuri urwo rwego, ndavuga kuri level ya gatanu, ariko ndifuza noneho kubikora kuri urwo rwego. Abacuruza bagamburinga iwacu ntabwo bibaho, muri House Church College ntabwo bibaho, ntitubishigikira na gato. Iyo bikoze rimwe nkakosora, kabiri nkakosora, bwa gatatu bitamwirukana muri House Church College, babirangiye bigaragara ko wowe ntabwo ushaka kugendera kuri gahunda yo kuba umu professional trader. So nsoza ngira ngo wumvise uburyo ki, ni buri mushyashya wumvise uburyo ki dukora, ngira ngo wumvise uburyo ki dukora. Ubanze ubitekerezeho niba wifuza kuza kwiga muri House Church College. Mbere yo guhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen, ubanze ubitekerezeho, ubanze utekereze ese ndifuza kwiga forex trading, ndabishaka koko cyangwa ni juste ko nabaye hyped, nabonye ama video bivugaho nanjye numva nshaka kubitangira. Iyo twishuye twebwe ntabwo tugusubiza amafaranga. Donc iyo twishuye ntiwige, ushobora kwiga cyo kwezi kumwe akahita bihagarika, ntabwo tugusubiza amafaranga. Ariko umunyeshuri utiga ngo asoza amasomo tubone yarakomeje, yatubabaza. Ntabwo bidushimisha kujya amafaranga asa nkaho ari ay'ubuntu nkayo ngayo, umuntu yataye amafaranga agiye gutyo. Mbere yo kuvuga ngo ufashe umwanzuro wo kwandikira coach na si, reka banze ufate umwanzuro niba koko menye niba ngiye kwiga, niba ngiye kwemeza kwiga. Cyo ni icyambere. Icya kabiri urumva ko tuba tough, urumva ko nta mikino tubishiramo, ko turi gutraining abantu twifuza ko bamenya gucuruza mu buryo buri professional. Rero kubera ko abantu tugira ikintu cyo kutitegeka, benshi ntabwo tugira ikintu cyo kwitegeka, biba ngombwa ko dushiraho amahame, ama rules twebwe tugenderaho, atagomba gupfa, atagomba kwicwa uno wari we wese. Iyo bikunaniye completely nta kundi tugushira hanze. Tekeze niba uzabasha kubahiriza izo rules, kuko mu by'ukuri tuzishiraho ku inyungu zanyu, tuzishiraho kugira ngo tugufashe uza mu professional trader nkuko byifuza. Mbese tugufasha kwifasha, niho kuguherekeza. Ntabwo ariko tuzatuma uba mu professional trader, oya, ni wowe ubwawe, ariko dushiraho ibintu byigufasha kwifasha. Ibyo bintu biri bitekerezeho, hanyuma nubona witeguye kuza kwiga ni karibu, unyandike kuzo nimero uze wige. So guhera uyu munsi, kubera ko nsa nkaho icyo kintu cya gambling numva cyane ikibazo, kuko nk'uyo muntu wampaye amafaranga ndayamusubiza, ndaza kuyamusubiza, kuko
hari realisation nagize uyu munsi idasanzwe ku buryo ikintu numva ngiye kuyagurukira vraiment kuri channel yanjye. Ntago muzigera mubona ibintu bya flipping, ariko noneho ndumva ngiye kongeraho ikindi kintu cyo kuvuga ububi bwabyo, kugira ngo abantu bamenye ko uburyo bwiza bwo kuba profitable, uburyo bwiza bwo gucuruza forex trading no kuba umu professional trader, gacuruza uburyo bwiza. So ngiye no kuzajya mvuga ama video mbereka, nzajya nkora ama video mbereka uburyo ki Christian principles, amahame ya Gikristo, amahame ari muri Bibiliya yagufasha kuba profitable muri forex mu buryo budasanzwe igihe wakwemera kugendera kuri ayo mahame. So reka ngarukira ahangaha, nizere ko iyi video yagufashije. Niba uri mu forex trader igufashe, niyo ntego mfite. Niba uri mushasha utaratangira, nabwo utangira ufite perspective nziza, utangira ufite imyumvire myiza kuri forex trading. Reka nsoreza ahangaha na video utaha. Ciao ciao.